ukoresha phone ugaspendinga amafaranga ugura data nyamara ntayo uri bwinjiza. Kurikira iyi video wumva uburyo wakoresha phone na internet nta kindi gishoro usabwe, ugakorera amafaranga ndetse ukayabikuza akakugeraho, ukayakira kuri mobile money yawe cyangwa se bank account yawe. Hari uburyo bwinshi cyane butandukanye wakoresha telefone na internet ukinjiza amafaranga kandi nta kindi gishoro usabwe. Utibwira ko aya mafaranga ari ay'ubuntu kuko amafaranga y'ubuntu ntabaho, ahubwo ni amafaranga ukorera wowe ubwawe ukoresheje telefone na internet. Wakorera amafaranga ukora microtasks, wakorera amafaranga ureba Google Ads, wakorera amafaranga playing games. Ikindi hari application y'abakeneye abantu benshi bayakoresha, bityo agahemba buri wese urimo gukoresha application yabo. Ndetse hari application y'abakeneye kwamamara, bityo agahemba buri wese ufunguye account nta kindi kintu na kimwe akoze ari ugufungura account gusa. Akenshi usanga abantu batamenyereye online business batekereza ko ari ahantu umuntu yakura amafaranga y'ubuntu. Ntabwo ariko bimeze, kuko amafaranga aboneka online aba yatanzwe n'abantu bakayakura mu mifuka yabo bafite profit bashaka. Aya application cyangwa se website ahembera abantu coachinga Google Ads, gukora microtasks, guplayinga games n'ibindi bitandukanye, usanga bari ibigo bikomeye byamamariza abantu, bityo bakabishyurira kwamamaza kugira ngo ibyo bamamaza bigere kure kandi akazi kabo kagende neza, nabo bagatanga utuzi, bityo tukaboneramo amahirwe yo gukuramo amafaranga kandi nta gishoro dusabwe. Hagenda hatangwa amafaranga make make kuri buri task. Ibanga rihari kugira ngo ayo mafaranga abe menshi nuko ukoresha application ndetse na website zitandukanye, then ukabona amafaranga afatika. Usanga ibyo bigo bitanga utwo tuzi biba biri worldwide cyangwa se bikora ku rwego mpuzamahanga. Ari nayo mpamvu wewe wifuza gukorera amafaranga usabwa kuba ufite international payment method. International payment method zikunzwe gukoreshwa ni PayPal ndetse na Binance. Ushobora kuba ari ubwa mbere wumvishe izo payment method cyangwa se udasanzwe uzikoresha, biroroshye cyane kuzikoresha. YouTube channel yitwa Smart Worker ni igisubizo kuri ibyo byose, ku buryo bwo gukora amafaranga online ndetse no kuyabikuza kugera uyakiriye kuri mobile money yawe cyangwa se kuri bank account. Niba wifuza kumenya application zitandukanye ndetse na website zizewe wakoreramo amafaranga kandi nta gishoro usabwe ukayabikuza akakugeraho, turahari ngo tugusharinga ayo makuru as Smart Worker. Ndetse no muri iyi video application ya mbere twayizanye, jya kuri profile yacu urebe munsi gato urahabona link itangizwa na https://youtube, uyikandeho irahita ikudirectinga kuri video ya application ya mbere tubazaniye. Video irakwereka uburyo buri kimwe gikorwa, uburyo bwo kwiyandikisha muri iyo application, uburyo bwo gukora amafaranga ndetse n'uburyo bwo kuyabikuza. Nubona kubona link bikugoye, urebe n'ubundi kuri profile yacu munsi yaho gato muri biography urabonamo nimero yacu ya WhatsApp, utwandikire tugufashe gutangira gukoresha iyi application ya mbere. Ku zindi application nyinshi zitandukanye ndetse na website zizewe zo gukoreramo amafaranga nta gishoro usabwe ukoresheje telefone yawe na internet, do following, ulayikinge iyi video yacu ndetse unayisharinge abantu batanu. Tangira nawe ubyaza umusaruro telefone ya na internet, uzadushimira nyuma.